What's up guys? Mbashimiye ko mudahwema gukurikira ibiganiro na content ngenda nshyira kuri chaîne ya Jarudi Kells iri mu mazina yanjye. Mbashimiye ko mukomeza kunsapotinga, tumaze kuzuza abasubscribers 9,000 birenga. Tukaba twatangiye road yo kuvuga ngo tuzagire byibuze mu kwa mbere. Ubwo kuzuzaga abasubscribers 1,000 bwa mbere byari mu kwa mbere k'uyu mwaka, so ndavuga ni reka basabe mukomeze munshyigikire, mu supporting, mukore subscribe kugira ngo mu kwa mbere k'umwaka utaha tuzabe turi guserebra 10,000 cyangwa se bizanagere imbere yaho mu gakeya. So ndabashimira ko uyu munsi mukomeza gukurikira ibiganiro mbagezaho. Uyu munsi iyi video nyikoze mu gitondo saa 2:51 ni ukugira ngo ntangirane n'uyu munsi nyuma yuko ejo nujuje abasubscribers 9,000. Naravuze nti why not ko mpura n'abantu bambaza ibibazo bijyanye na YouTube, uburyo ikora, uburyo bashobora kwifungura, ibyo bashobora gushyiraho. Ndavuga nti reka noneho ntangire iyi classe, hanyuma nge nigisha abantu binyuze n'ubundi hano kuri YouTube, nkuko hari n'ama classe mba mfite ari personal, umuntu ashobora kuza tukicara hano muri studio nkagira ibyo mwerekera atabasha wenda gusobanukirwa kugira ngo asobanukirwe. So ntago iyi video iri buze gutinda, ndaza kugerageza izi video nzajya nkora zijyanye n'amasomo ngiye kujya ntanga YouTube, ntago zajya zirenza iminota 10. So ugomba kwihangana iyi video ukayireba yose nyine kugera ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Rimwe mu kosa abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu babanebwe tuba tudashaka kwiga tugira, nuko tugira ubunebwe, ugasanga urebye video ntirangije kandi wenda ibyo wari ukeneye kwiga n'ubundi biri muri iyo video. So ndabashishikariza ko niba utangiye kureba iyi video wayifunguye kuko wabonye thumbnail, warebye title, ni kuvuga ngo iyi video yerekeye abantu bashaka gufungura ama YouTube channel cyangwa se bamaze nk'igihe gito bayafunguye batarageza wenda nko kuba subscribers 500. Donc the beginner on YouTube nibo tugiye kuganira uyu munsi, mbabwire nyine ibintu ugomba kwitondera. Buriya ibi bintu bijyanye n'ama social media n'ama market, online market, ni ibintu bisaba ko niba ubitangiye utarabimenya wigira step nimwe ufata mbere yuko ubanza kuyetidia, ukabanza kuyiga ukayisobanukirwa, kuko hari igihe wowe uyikorera ibyo ushatse hanyuma ukaza gusanga wakoze ikosa, noneho kurikosora ugasanga rimwe na rimwe ntago bishoboka, cyangwa se ugasanga biragutwara energy nyinshi cyane. Urumva niyo mpamvu ari byiza mbere yuko takinga any step in creating YouTube channel, urumva ubanza kuyiga. Urumva banza wige iyo step ya mbere ugiye gukora, buri kantu ku kandi ugakora wamaze kukamenya. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ubwo natangiye nyine nagiye ikintu cya mbere, niba uri mu beginner kuri YouTube, nturatangira urashaka gutangira cyangwa se waratangiye, ikintu cya mbere wigira step takinga mbere yuko banza kuyiga. Banza ukora ama recherche, hano byose bibe bihari kuri YouTube. Banza ukora ama recherche, ubanza umenye ngo ni gute umuntu afungura YouTube channel. Ibyo bavuga ngo mu Rwanda YouTube ntihemba, kandi mbona hari abantu bari mu Rwanda bari gukorera content mu Rwanda bahembwa. Bimeze bite? Icyo kintu banza ugisobanukirwe, umenye ngo eske nimfungura YouTube channel yanjye biratsaba, nkuko hari abantu bajya bimbaza ngo mpamagara umuntu uri muri Amerika cyangwa Canada, muri biriya bihugu wenda by'i Burayi, kugira ngo ngapfungurire ngo account ayinyohereze. Ibyo sibyo. Wowe ubwawe hano mu Rwanda na telefone yawe, aho wicaye mu rugo cyangwa se mu kazi uri kurebera iyi video, ushobora gufungura YouTube channel ukayifungurira mu Rwanda, kandi kazagihembwa igihe yaba yujuje terms and condition za YouTube monetization policy. Urumva no kuvuga ngo rero nawe ubwawe wakwifungurira a YouTube channel, ntibigombera ko hari undi muntu uyigufungurira. Icyo ndakeka kirasobanutse. Mu gihe rero uri kuyifungura, akantu k'ingenzi ugomba gukora hari ku gihugu, gerageza gushyiraho Kenya. Hano muri East Africa shyiraho Kenya, cyangwa se ushyiraho USA, cyangwa se ushyiraho ikindi gihugu. Ibyo ntacyo bitwaye muri biriya bihugu bya Europe, cyangwa se biza no muri biriya bihugu bitanu, zira big 5 countries.
aho usanga igihe abantu bakurebye bari muri ibyo bihugu YouTube iguhereza amafaranga menshi cyane. Uti ni gute se hari ibihugu bimwe umuntu ashobora kukurebera akabona amafaranga menshi cyane? YouTube ibara ko umuntu uri mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu wenda nka Congo, ibihugu byacu bya Afurika, babara ko abantu baba bafite umwanya mwinshi wo guta ubusa ku buryo umuntu ashobora kwirirwa kuri YouTube nta n'ikintu wenda agihambaye ari nko kuhigira cyangwa se ari kuhakorera. Ariko kubera ko baba bazi ko umwanya wabo ari muto, baravuga ngo umuntu uzajya kuri YouTube channel yawe ari muri biriya bihugu by'i Burayi byinshi, nzakora iyo liste, iyo agiye kuri YouTube channel yawe akayireba, ni ukuvuga ngo byanze bikunze aba yatanze time ye, kuko bo kiriya kintu tuvuga ngo time is money baracyumva cyane. Urumva, niyo mpamvu usanga hari ibihugu umuntu ashobora kukureberamo akabona bikagira value nini kurusha uko yakureba ari mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu. Ibyo wenda tuzabisobanura, ariko icyo nashaka kukubwira, wafungura YouTube channel uri mu Rwanda, ariko mu kuyifungura niba kubaza igihugu urimo, shyiraho Kenya cyangwa shyiraho USA, it's fine, nta kibazo. Ntabwo bari gusabe ko buriyo, no, uraba uri mu Rwanda ariko wowe ushyiraho Kenya, kuko Kenya yemera monetization, cyangwa se ushyiraho Amerika cyangwa ushyiraho Canada, ushyiraho ibihugu by'i Burayi, nta kibazo. Urumva, icyo wenda ndakeka tukirangije. Ikindi cya kabiri, ntufungure YouTube channel utaraba tayari yo kuvuga ngo mfite consistency, wenda niba ari content runaka ngiye gukora nzajya nyikora 2 mu cyumweru. You get? Ntufungure YouTube channel utaraba tayari mu mutwe kumva ko uri tayari yo gutangira gukora, byibuze ukagira consistency yo kujya uploadinga 2 mu cyumweru. Kuko usanga abantu bamwe atangiye YouTube kuko abonye hari undi muntu wayikoze akaba ari kubona amafaranga iri kuzamuka, donc akayitangira atabanje kwitegura nyine iyo projet. YouTube ni umushinga. So nakugira inama mbere yo gutangira YouTube, kubanza kumenya content uzajya ukora, ukanamenya ko ufite ubushobozi bwo kuba wayikora 2 mu cyumweru. Urumva, kuko hari abantu usanga atangiye YouTube uyu munsi, ejo ntabwo agikora. Kandi YouTube impamvu utagomba gutangira nyine ntugomba gutangira mbere yo kumenya neza ko uri tayari yuko ugiye gukora, ukaba ufite consistency yo uploadinga 2 mu cyumweru, 3 buri munsi mu cyumweru. Kuko YouTube iyo utangiye chaîne ya YouTube ugashyiraho video ya mbere, bahita bagusaba ko niba ushaka kuba monetize nyine kugira ngo uzajye ubona amafaranga, uzabona aba subscribers 1000, ukabona n'izo content uri uploadingaho zikazarebwa ku gihe kingana n'amasaha minimum 4000. So nutangira YouTube uyu munsi ugakora, ejo bundi ugakora, mu kwa mbere ugahagarara, YouTube yo ibara umunsi wa mbere uploadingeho video ya mbere. Hanyuma iyo wa mwaka urangiye utaruzuza amasaha 1000, na yandi wari ufite YouTube irayakwaka ikagusaba ngo wongere utangire. Donc impamvu ugomba gufungura YouTube channel uri tayari no guhita utangira gukora nta guhagarara, nuko iyo utangiye ukagera hagati ugahagarara, ya masaha wari warabonye, iyo iminsi 365 ordinary irangiye, utarabasha kuzuza ya masaha 4000, my friend, ya masaha barayakwaka, bigasaba ko uza kongera gutangira bushyashya. Urumva, ibintu rimwe na rimwe bishobora kuguca intege, ariko ibanga nakwibira aho ngaho, tangira YouTube channel ariko unafite projet y'ibintu uzajya uploadinga, no guteka, no wenda ni ibintu bijyanye na fashion, byo kumurika imyenda, wenda se ni ibintu bijyanye na traveling, cyangwa se ni ukwigisha abantu gutekinika amatelefone, imodoka, n'ibintu byinshi, cyangwa se ni daily life yawe. Hari ama content umuntu abyuka akakwereka ko abyutse, akakwereka ko agiye muri douche yoze, akakwereka ko yambaye, agahita asohoka akigendera mu kazi, ubwo bikaba birarangiye. Niba ibyo ngibyo ari byo uzakora, cyangwa se n'ibindi navuze, cyangwa uzajya ukora kuri siporo, cyangwa uzajya ukora ku miziki, ugomba nyine kumenya ko natangiye byibuze nzajya na uploadinga 3 mu cyumweru, cyangwa se nabishoboka 4 mu cyumweru. Ubona amashena akomeye nka za Red Blue JD, Afrimax, Simbi, za MIE, za Yago TV Show, ubona impamvu uploadinga buri munsi. Ujye kuri YouTube channel yabo urebe kuri video, uraza gusanga imwe imaze amasaha 5, indi imaze amasaha 17, imaze amasaha 23, indi imaze umunsi, indi imaze iminsi 2. Donc urabona ko uploadinga buri munsi.
urumva. Nawe rero ntuze gutangira iyi channel ya YouTube yawe ufite muri idea utaraba tayari neza. Banza ube tayari y'ikintu ugiye gukora, kuko nuba tayari uzaza nyine witeguye guhita ukora, babasabu bahita baboneka. Hanyuma bijyanye na content uri gukora n'uburyo ugerageza gusharinga usaba. Ubundi iyo ugikora YouTube, aba subscribers ba mbere ni inshuti zawe, nabo mwiganye, nabo mukorana mu kazi, ni famille yawe, urumva, ni abantu bakurebera kuri stat ya WhatsApp, urumva. Ari no mpamvu ugomba kugerageza ukagwiza abantu benshi kuri WhatsApp, kuko ukora ikiganiro ukagisharinga kuri WhatsApp, abantu bakakireba banyuze kuri WhatsApp. So bitangire, uzumva na Bakiramani bakubwira ngo batangira YouTube channel, yahamagaraga buri muntu akamubwira ati nyaboneka nkohereje aka link, ukora subscribe, nurangiza ukore screenshot unyereke ko wabikoze, nyine utazi uri kumfera. So tangirana n'abantu bawe, abo bonyine ni motivation. Noneho abandi uzabakura kuri YouTube bijyanye n'uburyo bazaba bishimira content uri gukora. Aba subscribers 1000 rwose baraboneka, si ngombwa kujya ngo kubagura muri zira company ziba zibeshya ko ngo zigurisha izo content, nako zigurisha aba subscribers na watch time. Ikindi, nugira consistency, ari amasaha 4,000 ushobora no kuyabona mu kwezi kumwe, ushobora kuyabona mu mezi 2. Ibanga rya mbere ugomba kumenya rituma bira byose bishoboka ni consistency, iyo discipline yo uploadinga kenshi gashoboka. Icyo ndumva wenda tuzagenda tubigarukaho buri kantu tugafatira umwanya noneho unonose, kuko ubu natangiye kandi ntabwo nsubira inyuma, ndashaka guhugura abantu. So ikindi cya gatatu, icya mbere tubonye ko ntugomba gufungura YouTube bijyanye n'icyo uzakora, kuko niba ukoze channel y'abana igira regulations. Niba ukoze channel y'imiziki igira regulations. Niba ukoze channel za vlogging nazo zigira ama regulations yayo. So ugomba kubanza kwiga akantu ku kandi mbere yuko utangira, ku buryo ukora ikintu ugifitiye ubumenyi. Icya kabiri, tubonye ko ugomba kuba ufite discipline yo uploadinga kenshi gashoboka, kugira ngo mu gihe kitarenze umwaka uzabe wabonye aba subscribers 1000 n'amasaha 4000. Kandi rwose ndabamara ugomba mbabwira ko bishoboka, ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Okay, icyo nacyo tukivuyeho. Ikindi kintu cya gatatu numva nakubwira wowe uri kureba iyi video, niba ushaka gukora YouTube channel kandi ukaba successful, ugomba kuba ufite ibikoresho byibuze 3. Ugomba kuba ufite telefone, ugomba kuba ufite bene izi micro, bene nambaye urazibona izi micro. Ugomba kuba ufite inkoni ifata telefone cyangwa se gimbal iri portable, iyi ngiyi. So ibyo bintu 3 iyo bifite bigufasha mu uploadinga inshuro nyinshi uko bishatse. Ufite telefone, ufite micro, ufite n'inkoni ifata telefone cyangwa se gimbal. Utazi naho wabikura, wanyandikira rwose, nimero zanjye ziba ziri muri description, tukabasha kuba twagufasha kubona ibikoresho byose. Haba telefone muri Kells store ziba zirimo, izi microphone ziba zirimo, izo stand niyo zitarimo dushobora kugufasha kuzishippinga, kuzigura online cyangwa se n'ahandi ku maduka kandi ku biciro bike. Urumva, ibyo bintu 3 n'ubu bifite nyine, urumva bizatuma ukora uko ubishaka. Ariko iyo bimwe utabifite, niho handi ujya gusanga uyu munsi ntukoze kubera ko igikoresho runaka kimwe umuntu ari kukigutiza nawe yagiye mu kazi. Ni byiza rero kubanza kurwana, kandi ntabwo ari ibintu bihenze, ukabona ibyo bikoresho, amara kubibona ugatangira gukora content zawe kuri YouTube. Ikindi kintu numva nabwira abantu, mutinyuke, mwumve ko mushoboye. Niba ugiye gukora content kuri YouTube, wireba ngo hari igihe umuntu ajya gukora nka content kuri YouTube, ngo usenga abantu ngo bazambona gute, ngo usenga abantu ngo bazabikunda. Bro, nubwo wa creatinga YouTube channel ukagira content yo kujya ugaseka gusa ukigendera, ubikoze buri munsi amezi 3, kuza just ugaseka nta kintu cyabaye ukagenda, cyangwa se ukabyuka ugasasa uburiri warayeho, ugahita ugenda ugakora breakfast, icyayi ukanywa, bikaba birarangiye, ukavuga nyine ko ugiye mu kazi birangiye. Ukabikora amezi 3 ufite consistency, kimwe nakubwiye, abantu byanze bikunze barabikunda.
So ndagushishikariza gutinyuka kwibaza ibyo bintu ngo abantu bazambona gute, ese ngo abantu bazabifata gute. Reka ibyo birenge, wowe utangire gukora ibintu wumva bikurimo. Ni wowe na channel yawe n'abantu bazakunda ibyo ukora. Abo nyine wenda bashobora no kuguca intege bakakubwira ko ibintu niba bitazakunda, abo ni abanegativiste, bihorere. Wowe urebane n'abantu bagusapotinga, cyangwa se nawe ubwawe, kuko ni wowe uzi impamvu ushaka gukora ibi bintu. So icyo wenda ndumva tukivuyeho. Ikintu cya kane ari nacyo ndangirizaho, icya kane ari nacyo ndangirizaho, mu gihe uri gushakisha ubumenyi kuri YouTube, niba ugeze kuri video ihwanye n'ibyo washize muri search usacinga, wirambirwa ngo ngo ndikubona ngifite iminota 15, umara iminota ingahe se uri gutera story n'abajama, ibintu bitaruza kukwinjiriza, sometime ukanabibeshyiramo ugacumuriramo. Umara se igihe kingana gute uryamye? Umara se igihe kingana gute uri kureba umupira? Umara se igihe kingana gute wicaye umwanya uri gupfa ubusa? Kuba wareba video ifite iminota 15 cyangwa 20 cyangwa na 30, ariko hari ubumenyi uri gukuramo, ntabwo bigomba kugutera ubunebwe. Shiri kubute, urumva? Shiri kubute. Niba uje kuri YouTube uhereye kuri cyakindi cya mbere twavuze, hari ubumenyi uje gushaka, ukabona video, wiyihutisha, yirebe uyirangize, nikugirira akamaro, uwo muntu uhita ukoraho subscribe, ushyiraho no muri comment, nyine comment nziza igaragara, pana abantu bajya muri comment ugashyiramo agatima, ugashyiramo imiriro, muri comment uvuga ati iyi video iramfashije, iri somo nyine hari ubumenyi ndikuyemo. Niba hari n'ikindi kibazo ufite ukibarizemo, uwo muntu byanze bikunze asoma comment akagusubiza, cyangwa se akazakora indi video irambuye nanone ugafatiraho. So ni ibintu bine. Icya mbere tuvuze, wicreatinga YouTube utaragira ubumenyi buhagije. Donc buri step ugiye gufata banza uyige. Icya kabiri, twabonye ko uba ukeneye ibikoresho. Twabonyemo telefone, tubonamo izi microphone, tubonamo n'inkoni ifata telefone stand. Cya gatatu, twabonye ko ntabwo ugomba kugira isoni n'ubwoba ukumva ko udashoboye, ukumva ko biriya hari abo byagenewe, njye ntabwo ndimo, ni iby'abandi, kandi wumva ubishaka. So wowe kurikira umutima wawe. Niba wumva ko umutima wari kukubwira atari ko wagerageje, gerageza, ntacyo uhomba, kuko n'ubundi uza kuri YouTube ukareba abakomediye, ukareba ibintu bisanzwe bikarangira. Nawe why not utakora content zawe tukajya tuza tukazireba. Icya kane nacyo ndumva twakivuzeho, ari nacyo cyanyuma dusorejeho, kureba video nta bunebwe, kwiga. Donc reka icya kane tukite kwiga. Niba uje gushaka video ukayikuramo ubunebwe, uyige uyirangize. So ndumva nasoreza hano, ngiye kugerageza kujya nkora izi video kenshi gashoboka. Hanyuma n'ibi bintu tuvuze bine nzajya ngerageza, niba ari nkaho bisaba noneho dukore na pratique, ngiye kuri telefone, noneho mbereke uko ibintu bikorwa, noneho tubipratique nyine bijye mu bikorwa. So mwakoze kureba iyi video. Niba wumva iyi video igufashije, jya muri comment, ushiremo comment nyine nziza, uvuge ikigufashije, ulayikinge. Niba hari na mugenzi wawe mu biganira warukeneye nayo gufungura YouTube channel, umuhe video ayirebe, abanze amenye ibyo bintu bine tuvuze, kuko bizamufasha mu rugendo azaba agiye gutangira nko mu beginner kuri YouTube. Hanyuma mumbaze n'ibibazo ku byo mudasobanukiwe. Ku bantu muri Gisenyi bashaka kongeraho, muze hano muri office hano nkorera, hanyuma dukore duplatike, dushake amafaranga kuri YouTube, kuko arahari kandi ni menshi. Ni uburyo ni source of income, ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga. Nyamara urebye washoye just mu mutwe gusa, bitagusaba igishoro kirenze, kuko n'ubundi telefone usanzwe uyifite, uri kundebera kuri telefone. Izi kamera ntabwo zihenze, stand zifata telefone ntabwo zihenze, ni ibintu rwose ushobora ku affording. So mwakoze cyane, mujye muri comment mumbwire uko iyi video muyibonye, munambwire ibyo twaganiraho ubutaha, hanyuma nzaze mbiheraho. Mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde, be blessed.